Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ibintu busabwa ndakeka ko mumaze kubimenyera. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, kagenda wandikaho iso cyanyacyo, ukaza kureba amanota uragira kuri 20 mwa kino kizame. Murabizi ibibazo ntabwo babihindura, namwe nimujya gukora ni bino bibazo bazabaza rero kugira ukore rimwe uhita utsindira ku manota hejuru. Ni ukuba warabonye imyitozo ihagije yo kubizame biba byakozwe. Niyo mpamvu twashyizeho ino channel kugira igi bafasha kubonera ibizame biba byakozwe ku gihe kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 tugufashe kubona kode ku biciro bitoya cyane. Ibindi byo ukeneye kwiga by'umwihariko naho twandikira cyangwa duhamagara ku iyo nimero maze kubabwira 0788 935 16 naho tukakwigisha mu buryo bwa online. Wenda bitagukundira ko uza mu shuri kubera imiterere y'akazi ukora, naho kubera tuba twarashyizeho ino channel kugira igi bafasha, naho ikintu dukora tuguca amafaranga makeya cyane hasigaye mu cyumweru kimwe n'igice cyangwa icyumweru kimwe cyangwa se bibiri bitewe n'umwanya wuba wampaye. Ukagenda mu kizame ugakora rimwe ugatsinda. Murabizi intego yacu no gukora rimwe ugatsinda. Rero icyo usabwa no kutwandikira cyangwa ukaduhamagara tukagufasha. Ibindi byo no kubutsa ko unakeneye bino bitabo, igazeti nshya ivuguruye. Hari igihe uba wakoresha igazeti ya kera bikaba byatuma utsindwa. Rero reba igazeti nshya zivuguruye n'ibindi bitabo byose bishobora kubafasha mba mbifite nabyo. Ubikeneye uranyandikira kuri iyo nimero 0788 nkabiguha, ahasigaye nawe ugakora rimwe ugatsinda. Rero ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ese uba ugomba kumanza ukareba iki? Aravuga mu muvuduko w'abanyamaguru, ukareba ukuntu abanyamaguru bari kugenda, mbega ngo ubugari bw'umuhanda ukareba se umuhanda ungana ute, se ngo umubare w'abanyamaguru kavuga se aba banyamaguru bari mu muhanda ni batatu ni bangahe, de ikabaho nta giso cy'ukuri kirimo. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu muhanda ariko ubugari bwawo ntabwo buri gutuma unyuranaho nta nkomyi, ese uba wakora iki? Hano rero ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo, ugahitamo igiso cyanyacyo. Icyo ngusaba ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko rero hano maze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cyanyacyo nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano impamvu ari nta gisubizo cy'ukuri kirimo, umuyobozi w'ikinyabiziga hano bavuze ngo ari kugenda mu muhanda ngo ariko ubugari bwawo ngo ntabwo bwatuma anyuranaho adateje icyago, ngo ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Iki kintu bavuze ngo kunyura mu kayira k'abanyamaguru nibyo bise bituma hano igiso cy'ukuri kiba de, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikinyabiziga ntabwo kiba cyemerewe guca mu nzira y'abanyamaguru, cyaca mu nzira y'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba barihe. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri ari de, nta giso cy'ukuri kirimo. Mbibuza ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 935 16 tugagufasha kubona kode mu gahe gatoya ku biciro biri hasi. Ikindi iyo nimero ushobora kwitwandikiraho cyangwa ukayiduhamagaraho mu gihe ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, naho ibiciro biba biri hasi. Ukiga icyumweru kimwe cyangwa kimwe n'igice cyangwa se bibiri bitewe n'umwanya we uba wampaye. Ushaka twanabyiga icyumweru kimwe ukaba wagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ngiye tuba duhari tukagusobanura, ariko hari nk'abantu baba badakunda kuboneka bikaba byatuma igihe dushobora kwigana gishobora kwiyongera. Rero ariko iyo uhari icyumweru kimwe tuba twakwigisha ukagenda ugakora rimwe ugatsinda, kuko tuba tuzi
dufite n'ibitabo byagufasha, amagazeti agezweho. Rero icyo usabwa ni ukutwandikira kuri 0789 955 16 26. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo D, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga aba yazimwa mu bihe bihe. Aravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe, umuyobozi abasha kureba muri metero 20, mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, sega ngo iyo ari mu nsisiro, mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga aba agomba kuzimwa mu bihe bihe mwa bino bihe baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Impamvu ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga mu gihe ikinyabiziga cyawe kigiye kubisikana n'ikindi, birashoboka ko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rushobora gucana rugahumisha undi muyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bikaba byabateza ibyago. Niyo mpamvu iyo ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, hari abantu bajya batwandikira hajemo ibibazo, ahubwo bakatwandikira ko habaje kuzamo ibibazo bitewe n'ahantu bagiye kubikoresha. Rero twebwe twandikiye kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero cyangwa ukayitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko cyumweru kimwe n'igice cyangwa se 2 uba wamaze kuba uri ku kigero cy'uko wajya mu kizame ugatsinda ku manota hejuru kandi mu gihe gitoya. Biterwa n'umwanya weho wamaye, bitewe n'akazi ukora. Murabizi hari abantu biba bitakundira kuboneka igihe cyose, twabakiriyeho uburyo bwo kwiga muri kure. Rero twandikire ku iyo nimero 0789 935 16 tubafashe kuri izo serivisi zose. Abari ku biciro biri hasi, murabizi intego yacu ni ukugira ngo mutsinde, nta kindi tugambiriye. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukoresha andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Aravuga ngo amatara ndanga, mbega ngo amatara ari imbere mu modoka, sega ngo amatara ndangaburumbarare, mbega ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano ikintu ugomba kumenya no kumenya se utugarurarumuri ni iki. Aba ari ibikoresho byo ubwabyo, hari igihe biba bitamurika ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwakubitaho bigahita bisa nkaho byatse. Habaho n'irangi ngarurarumuri bashobora kurishyira mu muhanda bari kukwereka inkombe mpimbano z'umuhanda. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka yo ntabwo ibyo biyareba. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kibaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Iravuga ngo itara ndangamubyimba buri nkari amatara bari mu mbavu z'ikinyabiziga, mbega ngo itara ryerekana icyerekezo urani ari amatara y'ibinyoteri mu zindi ndimi, sega ngo itara ndangaburumbarare, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga murabizi ni kiba kigomba kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe kiretse ku byerekeye amatara akurikira. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero uhitemo iso cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari isubizo cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hari isubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni cya gatanu, kirabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure
bwite burenga metero 10 agomba, keretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga, gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikiri muri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuhigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Murabizi ko hakunda ikinyabiziga bari kirekire, ni ikinyabiziga cya rukururana, rero kiba kigomba gusiga umwanya uhagije hagati y'ikinyabiziga kiri imbere yacyo kugira ngo umuntu naba yatangiye kukidepasa agiye nko kujya imbere akabona haje ikindi kinyabiziga abe yahita abona ahantu aba yigobetse. Ngo ariko ngo ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe iravuga ngo mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, mbega ngo igihe bigendera mu muhanda ari byinshi se ikavuga ngo mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko kode ziri kuboneka, icyo ukora ni kimwe uratwandikira kuri 0789 935 16 26. Iyo nimero ushobora wanayikoresha ukeneye ko tukwigisha mu gahe gatoya, cyangwa hari ibitabo ukeneye byagufasha kugira ukore rimwe utsinde. Murabizi tubigisha mu buryo bwa online, amasaha ushaka uduha amasaha ushaka, ukaboneka icyumweru kimwe cyangwa kimwe n'igice bitewe n'umwanya waduhaye, uba wajya mu kizame ugakora rimwe ugatsinda. Rero icyo usabwa ni ukutwandikira kuri iyo nimero kugira ngo nawe udacikanwa. Murabizi no channel twayishyizeho kugira ngo ibafashe, niyo mpamvu ibiciro biba biri hasi cyane, abari kugira ngo insinzi yanyu ubundi niyo tuba tugambiriye. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanyacyo nta kindi ni A. Mu gihe bigendera mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, aho ngaho ntabwo aba yasiga umwanya wo kwigobekaho, kuko n'ubundi aho abageze ntabwo biba byemewe kuba wanyuranaho. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo A, ndakeka ko wari wamaze kwandika igisubizo cyanyacyo ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6, kirabaza ngo ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga aravuga ngo ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha ategamye. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite. Iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa uba uri kureba umuvuduko ushobora kugenderaho mu saha. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga kilometero 25 mu saha uvuye aho biba, sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko rero bamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari iso cyanyacyo nta kindi ni A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha ateganye. Ndakeka ko bari bamaze guhitamo A, ndakeka ko bari bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo mfite uburenganzira bwo gutambuka muri risanga. Hitegereze neza ahantu rino sangano ukuntu rimeze. Ese ufite uburenganzira bwo kuhatambuka? Aravuga ngo yego niba ukata ibumoso, mbega ngo oya niba ukata iburyo, sega ngo yego bitewe naho ungana, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese ufite uburenganzira bwo gutambuka muri risangano? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cyanyacyo nta kindi ni C. Yego bitewe naho ugana. Hano uri kubona nta cyapa gihari kikubuza kuba watambuka, niyo mpamvu byemewe kuba watambuka, ariko bitewe naho ugana ukaba wahaca nta kibazo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuranaho ibumoso. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uritegura kunyuranaho ibumoso, wakora iki? Iravuga ngo
nshobora kunyuranaho nyuze iburyo, seka ngo nshobora kunyuranaho, beka ngo sinshobora kumunyuraho, seka ngo nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Itegereze neza, uri inyuma ya kino kinyabiziga, ese wakinyuraho? Hano rero hari ibisubizo bine baba baduhaye, guhitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. Nshobora kunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Murabizi kugira unyuraneho ikintu kiba gisabwa ni ukuba uri kureba imbere, icyo ni icya mbere. Icya kabiri kuba ufite umwanya uhagije. Icya gatatu ukaba utageze ahantu mu koni. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo C, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe kugira ute? Aravuga ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, seka ngo guhagarara aho bageze, seka ngo koroherana, ndikavuga ngo gukuraho inkomyi. Ese ubugari bw'inzira muri gucamo ntabwo buhagije ku buryo mwanyuranaho cyangwa mu bisikane? Ntabwo byakunda ko mwabisikana muri abagenzi. Hano bari kuvuga abagenzi, bari kuvuga ku bayobozi b'ibinyabiziga, ntabwo bari kuvuga abanyamaguru. None muba mwakora iki? Muhuriye ahantu mu muhanda mutoya mushaka kubisikana ariko ntabwo byakunda, muba mwakora iki? Iravuga ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, beka ngo guhagarara aho bageze, seka ngo koroherana, deka ngo gukuraho inkomyi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikintu uba wakora ni se koroherana. Murabizi ko niba umuhanda ari muto, hari ukuntu ikinyabiziga kimwe gishobora kuba gisubiye inyuma kikorohera ikindi, agasubira inyuma, umwe akamanza agatambuka, undi akabona kuza kongera gukurikiraho. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese bikorwa mu gihe kingana gute? Aravuga ngo mu minsi 5, beka ngo mu minsi 8, seka ngo mu minsi 15, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye kuri 0789931626 gufashe kubona kode mu gahe gatoya ku biciro bitoya. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko naho duhamagara kuri iyo nimero tukakwigisha mu gihe gitoya, icyumweru kimwe cyangwa icyumweru n'igice cyangwa se 2, bitewe n'umwanya uba waduhaye, ukaba wabimenye ukajya mu kizame ugakora rimwe ugatsinda. Rero twandikire cyangwa uduhamagare tugufashe. Murabizi intego ya ino channel niyo kugira ibafashe, nta nyungu nyinshi tuba dukeneye, ibyo byose bari ku giciro gitoya. Rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B. Biba bigomba gukorwa mu minsi 8. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa ahakurikira. Ese bikurikizwa he? Aravuga ngo mu masangano, beka ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, seka ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, deka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, ndetse na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera bitandukanya, akaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kucyitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Iravuga ngo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze
B ikavuga ngo utugarurarumuri tubiri, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ibinyamitende itatu bifite moteri bigomba kugira amatara asa ate mwayano matara baduhaye? Ndakeka ko rero hano wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kiba kigomba kugira amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ndetse kikagira n'utugarurarumuri tubiri. Ndakeka ko ibintu by'utugarurarumuri nabivuzeho, ubu ngubu wamenya ati akagarurarumuri ni iki. Mbibutsa ko hari amasomo ngenda bashyirira kuri YouTube channel kugira ngo abafashe kumva neza bino bibazo baba bakosoye, nkaho tumaze kwashyiraho amasomo ku byapa, ku bimenyetso bimurika, ku mashusho, ndetse na biriya bimenyetso byo mu mihanda. Ayo masomo yose ari kuri YouTube channel, kugira rero hatazagira n'iri somo rigucika. Cyo ugomba gukora no gukanda subscribe kugira ngo ujye ubibonera ku gihe. Ndakeka ko rero hano wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi ibiro ikinyabiziga kiba cyatwara biba byanditse ku karita, rero birabujijwe kuba warenza biriya biro biba byanditseho. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. A iravuga ngo ibinyabiziga bya polisi, B ikavuga ngo ibinyabiziga bihinga, C ikavuga ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ese hano ikinyabiziga kiba cyarenza ibiro byanditse ku karita ni ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ndakeka ko mujya mubona bya bimashini, ukabona cyikoreye ibitaka byagiye bigera hejuru, ukabona cyasendeje. Rero hari igihe kiba cyarengeje ibiro, ariko cyo kiba kibyemewe kuba cyarenze ibiro byanditse ku karita. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. A iravuga ngo iby'inyuma metero 3, B ikavuga ngo iby'imbere metero 2.70, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cya nyacyo nta kindi hano ni B, iby'imbere biba bigomba kuba metero 2.70. Mbibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure na santimetero na kilometero. Kumenya ati urugero uva mu rugero rumwe ujya mu rundi biba bingana ute, kuko biragufasha. Murabizi ko ibibazo byinshi bakunda kubaza aba ari byo kwa bino bipimo. Ndi kubateguriraho n'isomo isaha n'isaha, ushobora kuribona. Icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose kizeho mujye mukibonera ku gihe. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku binyabiziga, ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ndakeka ko mutari mwabona nk'ikinyabiziga gifite nk'ibintu by'iminyururu biri kugenda biri kwikurura hasi mu nzira nyabagendwa, ntabwo bikunda kubaho, ariko hano ngo ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. A iravuga ngo imashini zihinga, B ikavuga ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, imashini zihinga. Ndakeka ko imashini zihinga zo ho ngo ntibibujijwe, kuko ziba zishobora kwikorera ibintu, kubera ko n'ubundi ziri nko mu murima cyangwa ahandi hantu hatateza ibyago. Ibintu bitwaye bikaba bishobora kuba biri kugenda biri no kwikurura hasi, niyo mpamvu
ibyo byo bitabujijwe ku mashini zihinga. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. ese ni iyihe ntera biba bigomba kumurikamo? A iravuga ngo metero 100, B ngo metero 75, C ngo metero 25, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Tigeze neza rero cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare, cyangwa ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko warakoze ugatsindwa cyangwa aribwo ugitangira kwiga, cyangwa uri n'usanzwe wigira kuri YouTube channel yacu ukaba ukeneye ko tukwigisha ugakora rimwe ugahita utsinda, twandikire kuri 0788351626. Murabizi no channel no kugira ngo tubafashe mujye mutsinda ku manota hejuru kandi bitabagoye. Niyo mpamvu n'ibiciro biba biri hasi cyane, ari byo kugira ngo buri wese abone amasomo azakore rimwe atsinde. Niyo ntego yacu. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 75. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. A iravuga ngo metero 100, B ngo metero 50, C ngo metero 40, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, metero 40. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo C, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse? Ese kino cyapa gisobanura iki ariko aho banyura bazengurutse? A iravuga ngo tanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini, B ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso, C ngo tanga inzira ku makamyo na za autobisi, C ngo ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza ucyandike ku papuro uze kureba amanota uri bugire mwa kino kizame kiba cyakozwe. Ese hano ni igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, tanga inzira ku binyabiziga biturutse he? Ibumoso. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Rero kino cyapa bagishyiraho nk'iyo ikinyabiziga kivuye mu nzira y'icyerekezo kimwe, noneho kigiye kugera ahantu mu muhanda ubisikanirwamo. Bagomba gushyiraho icyapa kugira ngo kikubwire ko noneho wageze ahantu habisikanirwa. A iravuga ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura ubuso bwera n'ikirango cy'umukara, B ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ubuso bwera n'ikirango cy'umukara, C ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara, D ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Kino cyapa kimenyesha ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo kiba gisute, kiba giteye ku buhe buryo. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, abari mpande eshatu mu ibara ritukura ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Bino byapa nkakwibutsa ko kino cyapa cyo kuri B, ino B bahisemo, kino cyapa kiba kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Bibutsa ko video y'ibyapa amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyibashyiriraho. Jya muri comment ya mbere araba ari iyo link ino yikandaho irahita kugeza ku moko 5 y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo turusheho kwihugura. Murabizi intego yacu ni imwe, niyo gutsindira ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo B, ndakeka ko rero wamaze kuyandika ku gapapuro.
Ikibazo cya 24 nacyo cya nyuma kirabaza ngo ese iki cyapa cyerekana iki? Iravuga ngo ifungana ry'umuhanda, mbega ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso, sega ngo umuhanda utaringaniye, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Dore kiriya kibazo cya 19 turangije, kiriya cyapa kiba giteye kwa buno buryo, kuko na kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira, aho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Cyerekana iki? Ese igisobanuro cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero ikibazo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko kino cyapa kirasobanuye ngo iravuga ngo ifungana ry'akayira. Ubundi hano igisobanuro cya nyacyo cyakagombye kuba ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo, uko ni iburyo hatumye habaho ifungana ry'umuhanda. Ariko ubwo nibona kino cyapa kimeze gutyo, uzamenye ko hano mu bisubizo baduhaye nta gisobanuro cy'ukuri kirimo, ariko kiba gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo. Uri kubona kari akarongo k'iburyo niko katumye habaho ifungana ry'umuhanda, mu gihe kari akarongo kari ibumoso ko nta kintu kateje ku muhanda. Rero ndakeka ko bari bamaze guhitamo D, ndakeka ko bari bamaze kuyandika ku gapapuro. Rero ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko tukwigisha ucyandika muri comment. Ibindi ukeneye ko tukwigisha ndakeka ko nabivuze, uhita twandikira cyangwa duhamagara kuri 0789931626 mu cyumweru kimwe ukaba wagenda ugakora, kandi cyiza uduha amasaha ubonekaho. Kode ziri kubonekaho waba uri hose mu gihugu, abari hafi gukora amahirwe masa. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha.